shu umeze mute inshuti zanjye rero umva uyu munsi mbafitiye amakuru meza. Waba urambiye guteretana n'abasore b'abanyarwanda, waba ushaka umusheri w'umuzungu, I got you. Uyu munsi rero ngiye kubabwira application 5 zigezweho ziri kubaka ingo. Urumva ujya ugahuriraho n'umusheri, yaba umunyarwanda, yaba umugande, yaba umuhinde, yaba umunyamerika, yaba harana herere. Umva umuzungu, umwirabura, umumetisi, bose baba bariho. Kandi ushobora kujya ukandirwa uvuga ngo ngiye nshaka umusheri w'umukristo, ukavuga ko ukirijwe ukeneye umukristo, rwose ukabona umuzungu uri seriye cyangwa se umumetisi cyangwa se umwirabura. Ngewe n'abanyarwanda bariho. Ngiye guhera ku ya 5 rero. Iya 5 ni Christian match. Iyi ngiyi ni y'abakristo. Ujyaho ukafunguza konte nk'ibisanzwe. Wamara gufunguza konte gushyira amafoto, ariko ushyira ifoto nziza nawe nyine yendera ukavuga ati iyi foto kabisa umuntu yahunda. Noneho rero ibiri abantu bose, abazungu, abirabura, abametisi, bose baba bari. Iya 4 ni afro introduction. Ndajya mbyandika uko byandikwa kugira ngo uhise kumenya uko byandika muri Google yawe cyangwa iPostore. Ubundi rero ubone nyine ubone application nyayo. Ni afro introduction. Iyi ngiyi ujyaho ukamacinga n'umuntu, ubundi rero mwamara kumacinga ariko yoho isaba kwishyura, kubera ko bisaba ko umwe muri mwe aba yaratanze fatabuguzi. Urumva ko iyi ngiyi rero ntago nyirekomanda cyane. Iya 3 ni Tinder. Tinder rero ariko babatubuzi benshi. Izi application no kujya muzitondera. Bibutse ko ntukwiye kohereza umuntu amafaranga, ntukwiye kumubwira information z'amakonte yawe, nta kintu kimwe ngomba kumwibwira usibye iby'ubuzima bwawe. Tinder rero nayo abantu benshi bagiye bashaka bayihuriyeho, ariko ntago nyirekomanda cyane kubera ko abantu bagiye bavuga ko bahuriyeho ubutubuzi bwinshi, ariko nayo iri mu zigezweho ziri guhuza abantu. Izi 2 zisigaye rero umva banzu kandi follow utramfollowinga kugira ngo mbanze nzikubwire izi zaciye ibintu. Application ya 2 ni Bumble. Bumble ni application, ariko hari Bumble nyinshi, ndaza kubereka iya nyayo. Bumble rero ni application bari guhuriraho yaba bari mu Rwanda. None ikiza cyayo iyo wagiye nko mu kindi gihugu, ihita ibwira abantu bari muri icyo gihugu kuri hafi aho. Tuvuge nk'ubu ngubu abazungu bari hano mu Rwanda, iyo ugiye uhita ubona abantu bakwegereye, ukabona mu birometero ibi. Bivuze ngo abazungu bari hano mu Rwanda uhita ubona ko bahari, ukaba mwamacinga mugatangira gucatinga. Iyi ngiyi ntabwo isaba ko ufite ifatabuguzi, urifite ni byiza, ariko utanarifite ubasha kohereza message mugacatinga, mugahana nimero, and then mugateretana, ukababibonera umusheri w'umuzungu. Application ya mbere ariyo nanjye ndi kugerageza na bayata kambe mbiretse byo kubatera izo story, bayita OkCupid. OkCupid rero umva no umuti ngo binurore. Umva abanyamerika, abo muri Canada, abazungu, abirabura, abametisi. Iyi ngiyi nta nubwo isaba ngo ube wishyuye ujye ugacatinga n'umuntu wamukunda ukamwandikira message, kandi abari abantu benshi cyane. Umva mbese OkCupid ni umuti. Nawe andika muri TikTok yawe, wandikemo ngo uhita ubona abantu benshi bari gutanga ubuhamya bahahuriye, abirabura benshi bashatse abazungu bahahuriye. Umva babakobwa bakunda abanyamerika, bakunda abantu bari muri Canada, abirabura abazungu. Umva we OkCupid ni umuti. Umva nanjye mu minsi iri imbere nzaba ubuhamya bwa OkCupid. Iyi app irarenze, ni umuti. Iyi ngiyo rero ujyaho ugafunguza konte. Wamara gufunguza konte ukuzamo nyine ibintu bisabwa, ibyo bagenda bakubaza. Wamara kubyuzuzamo rero ukagenda nyine, iyo ujyanye gutya uba nyine ukunze umuntu wajyana gutya ukaba umwanzi, gutya uba umukunze, gutya ukaba umwanzi. Rero iyo ugize gutya bigahita biba match. Aba yaragukunze mbere, aba ari wagukunze mbere, gahita biba match. Rero biba match, muhita mucatinga, mugacatinga, mukaba muhanye nimero, mukajya kuri WhatsApp. Bibutse ko ugomba kuvugana n'umuntu kuri video call kugira ngo ukonfaminge ko ari we wanyawe. Mugahita mujya kuri WhatsApp,
mugacatinga mukavugana kuri video call. Hari igihe rero Imana yamukugeniye ujya kubona ukabona avuye muri Amerika tururu n'indege yaje mu Rwanda aje kukureba, cyangwa ukabona avuye muri Australia tururu aje mu Rwanda aje kukureba. Hari abantu benshi cyane bahuriye kuri Okcupid. Umva iyi app niri hit mwino minsi rero, ukora flow kujyanye nk'ubiro tugezweho. Ubwo abakobwa mushaka abasheri b'abazungu, ndabizi n'abari muri relationship mukeneye n'abazungu, n'abubatsi mukeneye abasheri b'abazungu, n'abubatsi ko bakeneye abasheri b'abazungu. Hari n'igihe urira ari umuntu akajya agusponsoringa mutazanahura nta n'ikintu kwaka, cyangwa se abakobwa bamwe na bamwe bajya bayikoresha mu buryo bubi mu kwicuruza, ariko si byiza mukajya mwicuruza. Ugasanga aragenda mukavugana n'abazungu bakajya mwishyura akabereka ubusa, ariko ibyo bintu n'ibindi mukajya mubikora rwose nta munyarwandakazi wo kwerekana ubusa online. So guys, rero ikintu ukwiye kwirinda niba ugiye kuri dating app, jya wirinda gusharinga information za banki zawe, cyangwa se kugira ngo umuntu bakubwire ngo hari message kuyobeyeho ngo mpiyo code. Umva aya ma dating app nayo abaho abatubuzi benshi cyane, mujye mubyirinda rero. Mbabwiye akantu kagezweho, izere ko namwe mugiye kukabyaza umusaruro nk'uko nanjye mwene minsi ndi kuwukabyaza. So guys, I love you.